Hari ibintu abantu benshi badakunda kumva, sibyo? Kandi ni ukuri, niko kuri. Ukuri kutarimo amagambo meza cyangwa amasezerano y'ibitangaza. Ukuri ni uko. Ubuzima ntabwo bworoshye. Nta muntu uzaza ngo ahindure ubuzima bwawe. Nta munsi uzagera ngo ubone ibintu byose byikora. Nta nzira yihuse iganisha ku ntsinzi. Ariko nubwo ubuzima butoroshye birashoboka gutsinda. Uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kureba ukuri abantu benshi birengagiza, ukuri utabwirwa, ariko ushobora guhindura ubuzima bwawe. Ndagira ngo unege amatwi neza wumve. Hari umusore witwaga David yizeraga ko umunsi umwe ibintu bizahinduka, akizera amahirwe, akayategereza ngo amahirwe azaza, sibyo? Yizeraga ko hari umuntu uzamufasha. Hari ukuntu twebwe twizera ko dufite imirimo, navukiye mu miryango y'abakire bafite amafaranga, njyewe bazamfasha amana, nta nubwo nkeneye kwiga. Njyewe iwacu dufite imitungo, dufite ibiki, mfite barumuna banjye bameze neza, bafite ariko ntutekereze yuko muri iyi si nta muntu n'umwe ukwitayeho. Nawe abantu bari kumwe, abo wita ko muri kumwe mwegeranye, utekereza yuko bagutekerezaho cyangwa bakeneye kubona utsinda? Oya, urimo uribeshya. Kandi umuntu muzima ntabwo yishuka. David rero nakubwiraga, wa wundi utegereje ko hari umuntu uzamufasha, wa wundi ushaka ko agategereza nyine ko ibintu bizikora. Oya bro, umunsi umwe yahuye n'umugabo wari waranyuze mu buzima bukomeye. Uwo mugabo yamubwiye ati, mwana wanjye, ubuzima ni bworoshye, ariko ikibazo si uko bugoye. Ikibazo ni ukumenya niba witeguye guhangana nabwo. Ntabyita gusaza imigeri, kugerageza, kuko n'ubundi muri ubu buzima turangira dutsinzwe, ariko bitabujije yuko tasaza imigeri. Amagambo David yabwiwe na wa mugabo, ushobora kumufata ko ari n'umusaza wawe hafi, umusaza uwo ari we wese, umuntu wawe wese. Ayo magambo yabwiwe n'uwo mugabo, David yaje kuyatekerezaho, yirebaho, areba igihe cyose nta kintu na kimwe gihinduka mu buzima bwe. Arangije yumva icyo yakoze, yaretse gutegereza ibitangaza. Kwa kundi utegereza uvuga ati, shangiye ntabwo nzajya gukora, nonese ubu ngubu mu rugo dufite amamodoka, mu rugo ibi n'ibi, ugatekereza yuko ibyo bintu ubona ntabwo aba ari ibyawe. Buriya ni uko tuba twaravukiye muri iyo miryango, nabo baravunitse, bigomye byinshi, babona ibyo bintu ni ibyabo. Witekereze yuko ibyo bintu ari ibyawe. Ibyo rero ni nabyo binagutera no kwirara, ugasanga uvuga ngo ibintu bizikora. Umwana wo mu bisubizo bizikora. Oya, nyuma y'uko David yicaye akitekerezaho, yumva icyo yahise atangira gukora. Ikintu cya mbere yakoze, atangira kwiga, agatangira gukora, agatangira kwiyubaka. Nyuma y'imyaka mike ubuzima bwe bwarahindutse, atari ukubera amahirwe, ahubwo ari uko yamenye ukuri. Rero amasomo 5 tugiye kwigira muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo dutangire ku isomo rya mbere. Ikiganiro The Voice of Life mugezweho na Coach Sonia. Reka gutekereza ko ubuzima bworoshye. Abantu benshi
bavuga bati nindangiza amashuri ibintu bizoroha. Bro, ko warangije amashuri ukaba umaze imyaka 2 mu bushomeri, ibintu byoroshye gute? Nimbona akazi ibintu bizoroha. Uzi ko umara kubona akazi ibibazo bikikuba, bamara kuguhemba ibyishimo byawe ari amasegonda, kongera ukajya ku muhangayiko guhangayikira amafaranga. Nimbona amafaranga ibintu bizoroha. Se ko wabonye amafaranga, wabonye ibintu byoroshye koko? Ndikira muri comment umbwira ati amafaranga narayabonye ibintu bitabyoroha. Yego koko amafaranga turakeneye, kandi amafaranga adahari ubuzima bwagorana muri make. Ariko ukuri ni uko buri rwego rw'ubuzima rugira ibibazo byarwo. Ntutegereze ubuzima bworoshye, itegure kuba umuntu ukomeye. Itegure kuba umuntu ukomeye. Isomo rya 2: emera inshingano z'ubuzima bwawe. Ugomba kwemera inshingano z'ubuzima bwawe. Biroroshye gushinja abandi, biroroshye gushinja ubukene, biroroshye gushinja inshuti mbi, ariko abantu batsinda babanza kwibaza bati niki nakora kugira ngo ibintu bihinduke. Nawe shaka ikintu wakora uhindura ubuzima bwawe. Iyo wimenye ukamenya inshingano z'ubuzima bwawe, ugatangira kubona ibisubizo, Isomo rya 3: kura mu bibazo bro. Kura mu bibazo. Nta muntu ukura mu buzima adahuye n'ibigeragezo. Aba bose tubona bagafashe, aba bose tubona bagize ibyo baremarema, bakuriye mu bibazo. Muranyumva? Nta muntu ufite icyo yagezeho utarahuye n'ibigeragezo. Ibibazo ntabwo ibibazo biza kudusenya, biza kudukomeza. Icyuma gityaza ikindi, ni nako ibibazo bityaza umuntu. Isomo rya 4: niwigereranya n'abandi. Niwigereranya n'abandi bro, uhuriwe kandi uharanire gutera imbere. Abantu benshi babona ubuzima bw'abandi kuri interineti bagatekereza ko bose bishimye. Oya, siko bose bishimye, ariko buri muntu afite urugamba rwe. Ntukigereranye intangiriro yawe n'iherezo ry'undi. Urabyumva neza? Intangiriro yawe ni iherezo ry'undi. Komeza urugendo rwawe. Isomo rya 5: ntuzigere ucika intege. Ntuzigere ucika intege. Hari igihe uzatsindwa, hari igihe abantu bazaguseka, hari igihe uzarira, ariko ntuzigere ureka urugendo rwawe my G. Abantu benshi baratsindwa kuko badafite ubushobozi. Abantu benshi batsindwa atari uko badafite ubushobozi bro, batsindwa kuko bacika intege mbere yo kugera ku ntsinzi. Utangiye ibintu, utangiye gucuruza, uhise utangira kuvuga ati se ko mbona bya bintu ntabwo ndi kubona ahantu mbicururiza, nta seta mfite mbicururizamo, ubwo ngo biranze birananira. Oya, uracuruza uzunguza, ejo bundi ugashaka uko uzunguza, wagenda ukareba ahantu ukabata ahantu se nahatereka utuntu twanjye nkaducuruza. Reka ngusigire amagambo akomeye yagufasha muri ubu buzima butoroshye, uru rugamba tuba turimo. Burya ntabwo muzi ko tuba turi mu rugamba. Buriya uzacunge buri muntu wese aba ari mu rugamba. Fata ubuzima nka filime, urebe ukuntu filime buri muntu wese uzarebe buri muntu wese iyo igeze mu kibazo, ukuntu umuntu
wese aba aharanira ko ubuzima bwe bugenda neza. Buriya igisambo kijya kwiba gishaka ko kibona amafaranga kikabaho neza, sibyo? Uri umuntu ucunga umukire ufite nk'ibintu bizinesi ushyiraho abarinzi, aba ashaka ibintu bye bimera neza. Ubuzima ntibworoshye, ariko nawe ntabwo uri umunyantege nke, nawe ntabwo woroshye reka. Icya kabiri, ntusabe ubuzima bworoshye, saba imbaraga zo guhangana nabwo. None jya usenga ujye uvuga gutyo, ibibazo si iherezo ry'urugendo, ahubwo ni igice cyarwo. Intsinzi ntabwo ari ukutagira ibibazo. Kuba waratsinze ntabwo ari uko udafite ibibazo ntabwo ari uko udafite ibibazo, ahubwo ni uko utamenye cyangwa ni uko utaramenyera gutsinda, kutaramenyera gutsindwa nabyo. Dusoza iki kiganiro, hari ikintu kimwe ushobora kwibwira muri iki kiganiro. Ni iki? Ubuzima ntibworoshye, ariko buratsindwa n'umuntu ufite kwihangana na disipurine y'icyerekezo. Niba nawe ufite ibyo bintu bitatu nkubwiye, ntuzigere ucika intege. Ntutegereze ibitangaza, ntutegereze amahirwe, tangira gukora n'ibyo ufite. Ibyo ufite ako kanya byakubera imbarutso. Uyu munsi uragerageza, umunsi umwe uzishimira ko utakize intege. Hari umunsi uzishimira ibyo wagezeho, cyangwa uvuga ati sinacitse intege. Ndabashimiye cyane. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, share na subscribe kugira ngo ubutumwa nk'ubu bugere no ku bandi bantu bose. Murakoze, murabeho.